twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi. Twagarutse muri ya gahunda y'ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye mu mwatwandikiye muri comment ngo tubasobanurire. Wowe twandikiye utwaka cyangwa udusaba ubusobanuro bw'izina Odine, tugiye kuba twaguha ubusobanuro bwaryo. Wowe kigerano bwa mbere banza ukande subscribe kandi no kukazojya kugira ngo uzajye wumva ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye tukugezaho umunsi ku munsi. Urashobora gukanda like niba bikunogeye, kandi ntiwibagirwe ikintu gikomeye cyo kutubwira uburyo wabibonye muri comment. Kanda subscribe n'ubu ukigera hano bwa mbere. Reka twihute kuguha ubusobanuro bw'izina Odine. Odine rero rifite inkomoko mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se igifaransa, kandi risanzwe rifatwa nk'izina ry'abakobwa. Nubwo ridakunzwe gukoreshwa cyane, rishobora kuba ryarakomotse ku izina Oderi, Oderi cyangwa se Ode, rizwi cyane mu Burayi. Ubusobanuro rero bushoboka bw'izina Odine cyangwa se Oderi, Ode, rifite isano n'irivuga inkoramutima cyangwa se ubuziranenge nko mu cyongereza cya kera. Bivuga kandi ubwiza, indangagaciro. Odine rero risobanura cyangwa se rirashobora gusobanura umuntu wuje ubwiza bw'imbere, wicisha bugufi kandi wita ku bandi. Hari aho rero rishobora guswa nk'ufite umutima mwiza cyangwa se umunyamahoro bitewe n'imico n'imyifatire. Bijyanye rero n'ibyo akunda cyangwa se yanga, dushingiye ku busobanuro bw'izina Odine nk'umuntu wicisha bugufi, wuje indangagaciro, wita ku bandi kandi w'umunyamahoro, durashobora kwiyumvisha ibi bikurikira ku byo akunda cyangwa se n'ibyo yanga n'inzozi ziwe. Ibyo rero Odine akunda kubana neza n'abandi, gukunda amahoro n'ubwumvikane, kumenya uko ateza imbere abandi no gufasha abababaye. Si ibyo gusa kandi ibikorwa bijyanye n'ubugwaneza n'ubwitange, nko kwita ku bantu, gukora ibikorwa by'urukundo, umutekano, isuku n'ibintu biteye ubwuzu n'ubusabane. Ikindi kandi umutekano, kuganira n'abantu bafite umutima mwiza no kwiringira abandi impuhwe, kugirira abandi impuhwe. Ibyo rero Odine yanga harimo intambara n'amakimbirane n'abantu batita ku bandi, harimo ubuturage, ishyari cyangwa se ibikorwa bibabaza abandi. Ikindi yanga guterwa hejuru cyangwa gukandamizwa n'abandi. Ikindi harimo gukora ibintu adafite cyangwa se adafitiye umutima cyangwa bitajyanye n'indangagaciro ziwe. Inzozi za Odine harimo kuba umuntu w'ingirakamaro mu muryango no mu bantu benshi, gushinga urugo rufite urukundo n'amahoro, gukora umurimo umuha amahoro yo mu mutima kandi afasha abandi. Ikindi kandi mu byo cyangwa se mu bijyanye n'inzozi ziwe harimo kugira ubuzima bufite intego no kugira impinduka nziza mu muryango cyangwa se muri sosiyete abaye arimo. Ubwo rero yari ubusobanuro bw'izina Odine.
wowe watwandikiye muri comment udusaba ubusobanuro bw'izina Odine nuko bimeze. Turashobora nawe kuba ubusobanuro bw'izina ugiye kutwandikira muri comment. Turabakunda cyane. Ini Fab TV naho mukari.